iwacu umugore wa mbere ntibabyumva bahita banyirukana umushakiye mu nzu iwanyu iwacu mu cyumba cyo kuri salo ntihumure muri ibi ahita anyirukanye kora uri ikigebe cyo gukodesha ubu namuretse urumva gukodesha ku myaka nari mfite nta n'akazi nari mfite nta mafaranga 13 urugendo nanjye n'umunyeshuri ahubwo ese urumva bafite irani cyane no kubera iryo rero bitewe ni ntabwo yari nabivukana 13 mu nzu yose imihigo bamaze kunyirukana nibwo kumutunga byananiye urumva binaniye kumutunga nahise musezera arataha mwamanye igihe kingana iki bamanye uso waramuhahiraga umwana cyangwa waryaga wanyu nawe waryo niwe wamahiraga ahubwo wakabiri nawe rero hashize nk'undi mwaka n'icyenda none nibana wibana ngize amahirwe babonye ahantu ubuyedi baduhenye navuga ati amafaranga ntabwo nayamana azimwe yari menshi bifite 15 rwose navuga ati amafaranga kuko ari menshi ntabwo yashira nazi mu mugore cyane araza ugura igipande cy'igitenge kimwe cy'igitenge ubwo bambaye umugabo nawe tubana nk'amezi 6 ariko tukabana igihe gito babona ubwo bwanjye bigendera rwose ubwo mfite akavuga ati biriya ngo kubana ubwo bigendera nanjye nacyo ntabwo bankundira bamuduhurira mu kazi bakabona ubwitange mfite ku kazi muhora turabasha kwamo umugabo kandi byahe ariko bakabasanga kuko nta mugabo ndimo akunda umugabo haha icyo ni icyambere umugabo haha icya kabiri hari uwo twari twashakanye i Kigali njya kumusura ntamuhamagaye ngeze nsanga yarimutse ubu dufatanya abana 3 nawe njya kumusura ntamubwiye ngo nari ntwaye nari mfite ibishyimbo mu gafuka ibinyobwa imyumbati yo guteka bisanzwe yo guteka bisanzwe n'iy'ubugari n'igitoki ubu byose bifite nari mfite imifuka nk'itatu basanga barimutse noneho ikintu cyabaye rero sasa nawe nkubona agakoti kugira ngo noneho nzibwohe neza rero ikintu cyabayeho naragiye ndahagera kuko ndabasanga ko babaze ko baragurisha ntabwo tuzanubyimukiye nshaka ahantu ncomeka telefone ndahabura muri Kigali nubwo bwari bunije nka 2 z'ijoro ariko kugira ngo njye mucaza neza ese nanjye gufata cyane naje nyikoreye nanjye kugurishaho bike ikareka mwana umuntu tumubye nikomera cyane ese ni tuno tuntu wagura ntufite umuryango ati abagore bawe bose wamugana bose bari aho mwatandukanye kwa ko nta numwe naga narubakiye namuhaye umwanya nyiwe ahantu ho kuba biragoye kumenya aho baherereye ceka ngo turi kumwe barirwariza abajya Uganda hajya Tanzania abakiri mu Rwanda nuko bakavuga ati dore so nubwo ari imbwa ariko niso ntabwo bahita ngo ndi dadi oya uriya dadi ngo baryita umugabo wahashye niwe witwa dadi wazi umugati muri amvirope naho yaje umutwe musa nk'uko kwanjye mama w'abana ngo mujye gukingira iso arara ni cyasa niso watanga saa 7 wasinze z'ijoro umugore yarayishyuye ariko yishyuye ukaza ukoma tugisanye ukuri ku muryango yabana cyangwa bagiye kunyara agafata ingahe ndiro ubundi akenshi umuntu mubana ubuze isaha vyukira ajya kwihagarika urazirengera izo saha ukita ku muryango oya avyuka akubona iteje kingo uje nk'ucyo urukungu n'indi noneho uko akundi gasohotse ugahita winjira icyo gihe yaje asabura akabura ukuntu gukura niko winjira mu nzu je nabire rasijyananira konde so baho nkukate kubaho nk'umuntu gate kuri burundu y'imyaka twabanaga kivugeza we yaranko kivuga inyamirambo ahira yarankubise rwose mapu y'iki byagenda bite ndashye n'abasinze n'injoro ariko we ari igisore yansumbaga afite n'imbaraga we kuko atanamwaga rero arishinze aho ngaho ntayivane n'ivamvaje urushya runshyiramo bita ngonga inzu nde kwishyura nagiye ngo ujye kwihagarika mumererezamo basigara barwanira ngaho sinzi uko byarangiye yaje asanga mu rugo nawe tayari ngo divorce birabaye mutarama bagati nabenze kufite abagore nk'ijana yo bimenya ntabwo narakugiyeho aba nyine ni inzira ndende
bigeraho Ese ufite depression mu mutwe wawe? depression ntabwo yabura na stress na za pressure. urumva ari nk'igihe bose amamagara tuvuge amamagaye ku wa mbere papa w'umwana nti nyoreza amafaranga ya mituweli z'abana uwo ni uwa mbere ati kandi ni babiri ubwo nangahe bitandatu ejo agahamagara undi undi ufite umwe akeneye ibi n'ibi n'amakaye yashize ubundi itangira ry'ishuri biza nk'aho telefone ntabwo naho wari amaguru nansi umbwiza ukuri watanga mituweli y'ibihumbi 100 nta kazi ugira ukora ikiyede ukora ubuyede ujya ubasha gutera akabariro neza aho rero aho nibanga cyeka rero nkwaye nimero zo duheruka yabwira yabwana nyine warabaga abagore bose abantu nubwo dushwane ikintu wenda cy'ubushobozi arushoboye shkarambwa ati sha ninjye washatse ewe rwose agandi akazi kanoza kandi neza uretse buriya banakunda iyo mirimo urayishobora imirimo ndashaka ndagerageza Samantha goes I need you. imirimo ndagerageza rwose imirimo ndayigerageza ubu urimo kunyereka bazenguka bose iyo ntago ari bose cyane oya nyine bahe ibyiciro uyu munsi w'ejo bundi nyuma y'icyumweru se 2 3 ikabaye nk'agafu avuni uragera ureditinga uri refreshinga burya uriya ukuntu iyo isuku yingishije gasaza imaze iminsi urayinagura maze ko uri seye singaka se singaka nduko ikabaza ibone hano yemba nani ku tunimero tw'abantu deri inyuma ziriho izi rwose kuko gutunga telefone ahingiye nk'umugore aza tugakubitana wenda maze nk'iminsi namuhahira agahita yintwara impamvu mafite agapapuro nyine nandika nta telefone muri iyo minsi mfite mbayeho nabi muri make kuko bavuye atsigakubise anhana telefone ipantaro cyeka namundemeye hari imyenda boss hari inkweto boss wa Easy Buy Shop nawe dore nkusovye ipantaro de inkweto nambaye namureka kamera shiraho neza kaduro inkweto ndiho Easy Buy Shop abantu b'abagabo turabemera tunabakunda cyane mutanga imyenda myiza cyane kandi imyenda myiza hari inkweto nziza biva ku ruganda mu busho no mu Butaliyani n'inkweto hari amashakoshi y'abagore n'abagabo nose boss mumasha kuvuga urumva boss nabasha kuvuga bavuga ati nasuye nkoko sangara kinyambaye silipa nayibonye cameraman yabiyerekanye ko kandi iri duka turaryamira muri iki gihugu cy'u Rwanda iri duka ni rya mbere ubundi nkoko bite byawe sawa sawa uranze ntabwo muzi neza ariko njya nkubona amakuru ya makuru ni meza turashimira rero mfasha kuganira nawe numvise nkuru nyinshi hano ngufite abagore 20 imyaka yawe mike cyane inkuru niyo kabisa urumva ari inkuru mbi ntabwo ari mbi cyane urenganyije gusa tubona agiye anyuranyuramo inkuru ntabwo ari mbi kuko ntacyo cyose kiba kubera impamvu urumva kuzana abagore 20 barenga abagore 20 barenga mu myaka yongana utagera 30 ubashatse kubera iki izema ni ibintu bigiye bitandukanye akenshi biva kuri experience y'ubuzima muragiye akura nabwo bigatuma uzana abagore benshi kuko ari nk'ukwezi razimo abagore 2 ukwezi kumwe cyane ibyo ari kigute ari nk'igihe nk'ubu razimo mfite 13 wa mbere 13 Rasa umugore ufite 13 nibyo 13 washatse umugore hanyuma twakomeje gutandukana nyuma y'umwaka umwe none ariko twatandukanye munsi y'abana 2 umwaka umwe kwa cy'u umwana umwaka umwe kuko namaze n'ubundi ari hafi kubyara urumva mu mwaka wajya kujya gushira ngo yaravutse ajya gucuka nawe naramuteye inda uzi ufite abana bangahe muri rusange abagore bose abanza nkabara neza ntabwo mbazi neza bose wenda mbasha kubona ni 14 niba ushaka kubona ubwo n'amaso ntabwo ko bose babyaye harimo n'abingo twahuraga
byata ntabwo yagira gahunda bikarangira tutabyaye ariko twarabanye. none se ikintu ndashaka kubanza kumenya n'abantu ko tureba bumve impamvu ushatse abagore 20 turi imbere ya kamera se burya bari buze kubireba nta kibazo ariko nta kibazo acyagutwaye se nta kibazo rwose. ndashaka nyine kumenya gusobanukirwa impamvu ushatse abagore 20 ugashaka umugore wa mbere ufite imyaka 13 bitewe n'iki kibazo cy'ubuzima. bigoye kubihuzahuza ngo umenye ngo ni ibiki ariko utegura impamvu nyinshi zitandukanye kuko nakubwiye nayo n'ubuzima busanzwe iwacu ngira ngo twakujyana nawo umugore wa mbere muzaniye iwacu umugore wa mbere ntibabyumva umushake mu nzu iwanyu iwacu mu cyumba cyo kuri salo ntibure muri ibi ahita anyirukanye kora uri iki cyo gukodesha ubu namuretse urumva gukodesha ku myaka nari ifite nta n'akazi nari mfite nta mafaranga 13 uryo hanyuma n'umunyeshuri ahubwo ese bumva bafite cyane no kubera iryo rero bitewe ni ntabwo umuntu abivukana 13 urumva ko ari mike cyane ariko nyine ushaka umugore wa mbere rero yego mu nzu yose imihigo bamaze kunyirukana nibwo kumutunga byananiye urumva binaniye kumutunga nahise musezera arataha. mwamanye igihe kingana iki? Bamanye umwaka n'igice. Uso waramuhahiraga umwana cyangwa waryaga wanyu nawe baryo wawe? Kandi niwe wamahiraga ahubwo. Niwe wamahiraga. Niwe wageze aho byanze arigendera. Yabaze bivuga mu mayira ntakigiye. Ubwo butagitaho cyumwitaho nijya bushatse. Ni ibibazo. Hanyuma se wanyuma uwambere matandukanye. Uwa kabiri nawe rero hashize nk'undi mwaka n'icyo none nibana ngize amahirwe babonye ahantu ubuyedi baduhenye navuga ati amafaranga ntabwo nayamana azi yari menshi bitewe 15 rwose navuga ati amafaranga kuko ari menshi ntabwo yashira nazi umugore cyane araza ugura igipande cy'igitenge kimwe cy'igitenge ubwo bamubaye umugabo nawe turabana nk'amezi 6 y'amafaranga ashize abonye kuntunga nabwo byanze ariko nawe yigenda bakamugura akabiri ubwo ni wakabiri ubwo ari bose 18 basigaye nabo mwarabanye mu nzu cyangwa nabo twarabanye ariko tukabana igihe gito babona ubwo bwanjye bigendera rwose ubwo mfite akavuga ati biriya ngo kubana ugahita bigenda. Nese ikintu gituma bavuga ko wenda nta kintu umare cyangwa se ukuntu ubwo bwawe buvuye nakazi ufite ngo ushaka amafaranga akazi mba mfite hagiye nkabona mu cyumweru kimwe igihe n'ikenda kabura ukora kahe kazi nta kazi ngira gafatika akazi kose mbonye ndenda gakora hano nkagenda nkakora ubuyedi iziko uri muri ngarengo ubasha gukora gutera itafari cyangwa ibuye tafari ndubaka amabuye yandi bashaka kwihene bitero ndi ndumwe ntubone ngo ndi maringarenga hano ariko igeze mu kazi kaba ari akazi nari cyo nabwo bankundira bakundira iki bamba duhurira mu kazi bakabona ubwitange mfite ku kazi muri turabasha kwa umugabo kandi byahe niyo bakabasanga ko nta mugabo ndimo bagateye bigendera niko bigenda bivuze ngo n'ubu n'ubu kwezi ubu muri iki gisuko umugore ndamufite ariko nawe kuko nta kazi mfite shaka gutamwirukana ikintu gituma yirukana umugore ni ukubura akazi n'amafaranga azo umugore atariye wamutungishije iki ntacyo kandi bari abagore babikundira kurya umugore wariye banyweye abona agakoma hafi aho ngaho abona agashyushyu ikintu cya mbere umugore wabonye hakundana iki umugore wari wese muri rusange muri rusange ubundi abagore bose bakunda abagabo nyine bivuze ko n'abagore bakunda abagore tuvuge imbwa amazina yazo wenda avuga nk'ibintu bine abagore bakunda cyane kuruta ibindi byose abagore bakunda cyambere bakunda umugabo uhaha icyo ni icyambere umugabo uhaha icya kabiri akunda umugabo udakunda inzoga nyinshi kandi ndanywa n'impamvu benshi biriya dukunda no kuburana ntigiye ngo nkaba naho ntaha nkahibagirwa ntanahashye urumva rero utashye wasinze ntiwahashye ubwo ibintu barabyanga icyo ni icya kabiri bigahita ahita yigendera ariko noneho agashyirwa noneho kambayeho hari uwo twari twashakanye i Kigali
njya kumusura ntamuhamagaye ngezeyo nsanga yarimutse zime neza ngezeyo nsanga yarimutse ndagenda gute ubwo rero navuye mu cyaro nipanze mvuga ati ngiye gusura sheri ubwo dufatanya abana batatu nawe njya kumusura ntamubwiye ngo nari ntwaye nari mfite ibishyimbo mu gafuka ibinyobwa imyumbati iyo guteka bisanzwe niyo guteka bisanzwe n'iy'ubugari n'igitoki ubu byose bifite nari mfite imifuka nk'itatu no hari imodoka yansize ntabwo ushoboye ngera ahantu ho nzi ho yabaga kumbe nsanga iwabo baragurishije barimutse ndetse ntabwo umuyaga muvuga kuri telefone wenda baravuganaga ariko icyo gihe telefone yari yanzimanye ujya na telefone ufite nta telefone mfite iriho imikoba nizeye ngo ntabwo ari imikoba yari imeze neza nizeye ngo n'ubundi ngiye kwa sheri nta kibazo kimwe kugira ngo mbanze ngo nteguze rwose usanga barimutse noneho ikintu cyabaye rero sasa muri kubona agakoti kugira ngo noneho nziguhe neza rero ikintu cyabayeho naragiye ndahagera kuko ndabasanga ko babaze ko baragurishe ntabwo tuzanabimukiye nshaka ahantu ncomeka telefone ndahabura muri Kigali nubwo bwari bunije nka saa 2 z'ijoro ariko kugira ngo nkemuke ikibazo neza ese nanjye gufata byawe naje nyikoreye nkajya kugurishaho bike ikareka mwana umuntu umubyeyi nikomera cyane ese ni tuno tuntu wagura ntufite umuryango akambwira ati ntabwo nateze ibiki ni ibishyimbo nk'amasore ntabwo bishyimbo se ko twanabyejeje ndagwa nk'igihumbi inoti y'igihumbi igakumarira iki sinzi aho ndi bujye sinzi numva nyine ibyo byambanye ibibazo ariko nyine bitewe n'ukuntu abantu tuba twarabaye ntabwo nabura aho nkinga umutwe nuko ndongera ndateka nsubira iwacu ibyo byose ubishira nabigurishije niba uri gukoresha iki nta telefone sinzi aho bimukiye urarubungagura ndambungagura gutyo mu bajama ubona burakeye nditaye urataha ubwo se muraburanye burundu rero ngubu twaraburanye rwose kereka niba wenda tukavugana nyuma bakandangira aho batuye abagore bawe bose wambwira bose aho bari aho mwatandukanye kubera ko nta n'umwe naga narubakiye ndamuhaye umwanya nyuma wenda ahantu ho kuba biragoye kumenya aho baherereye kereka nk'uwo turi kumwe birwana barirwariza abajya Uganda hajya Tanzania abakiri mu Rwanda nuko ese ibyo bitekereje wumva impamvu wenda ari iki bitekerezo ko ufite umuryango wari ufite abana bose ukomeza kugenda byabo buri munsi ubu wumva biza kumara nshaka kuzabahuriza hamwe bose abana se ubanyine ukanyuma ukabamarira reka buriya mugabo uko ameze kose ntabwo ajya amarira umwana we bano rero bambaye ku gati ukayifata ukayibaha ngubu aho dore bakiri batoya batananiwe rero nubwo baho bakavuga ati dore so nubwo ari imbwa ariko ni so ntabwo bahita ngo ndi dadi oya buriya dadi ngo baryita umugabo wahashye wahashye niwe witwa dadi wazi umugati muri amvirope naho yaje umutwe musa nk'uko kwanjye mama w'abana ngo mujye gukingira iso araje ni cyasa niso witwa ahantu hose nitwa so urumva rero ako ni ibibazo ariko ndaza no kubireka ntabwo ari byiza nta mfite rwose nta myaka turagira ufite abana koperative ariko ntacyo naricunguye abana ni umugisha uba ufite umugisha mbere mwabo ariko ni umugisha ni umugisha uramutse ubonye akazi keza kubona amafaranga umugabo nk'abandi nyine muri rusange wifashije umugabo ufatika ari umugabo nyine ufite ahumba arizwa ufite inzu ubu nawe n'inzu ugira inzu ntakashwe ntayo wowe ufite umugabo ufatika ufite ariko iyo mbaraga ari iyanjye niyo mba nishyira ndirodi burya babaye iyanjye ku kwezi kose ibyo gushize yisubirana nyirayo ni ukubayo nuko ukaba ufite ahantu ubarizwa ufite inzu ufite amafaranga ufite akazi keza iki kintu wakora wahindura mu byakorana nagira umuryango ufite imiryango wagira umwe nagira umwe abo se wabica ni ukuvuga ngo bahuriza hamwe ngo ubushobozi nibuboneka umugambi ufite ni ukuvuga ngo haba hari uw'ingenzi buriya muntu wese mwabanye bose nawe rwose akubaniye neza
hari umutima ukinkomanga ati kanakasha nuzi ibintu byacamo uwo nguwo rero niyo nari mbere y'abantu arahari atari uwo muri kumwe ubu ngubu arahari ni ukuvuga ngo nagenda nkagira urugo nkagira umuryango nkubaka noneho kubyo niba abandi bandi bahise baza kunda bansanga aho ngaho usumva ibintu byashira wenda cyo kubyagura cyangwa ibyashira nk'ubwo nanabiretse igituma ushaka buri benshi n'ukuri ko nta ufite ikibazo kigutera muri rusange ni igihano bukene rwo gushuka ubutindi ukiri se mu mudayimoni nawe ntabwo yaburamo kuko basuze impamvu hari nk'igihe mba nahembwe noneho nagenda nkahura n'umukobwa nawe ufite nk'akazi akamfata neza agahita mbonamo umugabo kubera bwa bukene nifitiye bikarangira nikundishijweho namubonyeho uduceri rero twashira agankunda njya kumbana mubi yashize biba birangiye urumva rero ikintu kibiterana mbese wowe urya ngo ushake abagutunga niyo gahunda wowe ufite tuvuye ngo ntabwo umugore umukene washaka udafite uduceri duke akaguwe yaguma nagira kumareze nakagumaze ndi umukene naje shaka umukene oya ngana inama ntabayinjira koko kandi yambwira uri umunyamakuru wenda n'ibyo mushinzwe uzayibaza n'undi wundi waba uri umukene utagira akazi naje kumva utagira akazi bibaho ngo tungwa n'iki rukundo ngo niko ubone ni kwa kundi uzasanga n'ubundi bageze nko mu ijana ariko nibura aba afite akantu aramfatisha kandi ati uyu we nibura tuzahonerekana iyo dushize niyo yokana nta nagira uko ntarwo rukundo rwarashize asigaye amafaranga none ushaka umugore uzashaka umugore ufite ibiceri cyangwa ufite ko nabo iyo abifite gutyo yakwigiraho ingona ugasanga arimo arakujerera niba ukeneye ibihumbi 10 bakupanga 2 uri nk'umukozi mu rugo n'ubundi niho hahandi ntabwo uri umugabo niba nawe ndeba nkavuga ati uyu muntu ashobora ashaka amafaranga azayansuzuguriramo nkabirebera hasi nabona amaze gukora kutwo hejuru ako kanya ujya ukamenya amaso ujya ukamenya ako kanya kuko iyo umugore kurusha amafaranga aguhoma agukubita ariko muri ubundi umugore kurusha amafaranga nawe ubwo ibintu by'umugabo niyo mpamvu utamuzana ibintu birebire ndagutunze ngura isabune ngura amavuta ngura umwenda ngura ibyo kurya nasubwiza ukuri ubu watanga saa saba wasinze z'ijoro umugore yarayishyuye ariko yishyuye ukaza ukoma tugisanye ukuri ku muryango yabana yakirwa bagiye kunyara agafata ingahe ndiro ubundi akenshi ibintu mubana ubuze isaha vyukira ajya kwihagarika uraziregera izo saha ukita ku muryango oya avyuka yakubona iteje kinyo kugira ngo urukungu n'indi noneho uko akundi gasohotse ugahita winjira icyo gihe yaje asanga urabugeze akabura ukuntu gukura niko winjira mu nzu je nabireba hasi byanamira Konde so baho nkukati kubaho nk'umuntu gati kuri burundu y'imyaka ariko agende bananye ayi umonye mugoro ufite ibiceri yarantwara ntago namuca inyuma sinagera mu bandi bakobwa cyese byamushiranye ako ikintu ni ifaranga cyangwa urajugunya amafaranga aguze ko amafaranga akugeraho wari igikara ntange tugatuma inzo utisize ifite hari utumera umusatsi utisize hari uharabura rumuzwe n'ubukene agusize amavuta rumeze wowe ntarurimo asanyuma hano ruhari rw'imbwa ruturuka hado uruhara rw'imbwa ruturuka hano inyuma amasasi yabo amwiruga kuzi yabo pe imwiruga nawe buriya ni byiza cyane ni byiza ko tunaganira abantu benshi batazi uburyo bw'umuntu habayeho cyane ariko imana nge nakangwa barisa ari umuntu amwe ngo haraguha umugabo ngo ufite abagore 20 nako ngo ni umusore kandi ikigutangaza cyo kujya hara mu muhanda ubwo nuko wabatura umuntu n'umusore yarahumye ko gambona kamuno w'umusore afite akabazo k'amaso yazagwa rinete uko ukure ubusore buguriye akubonye nk'amafaranga niwe watubyumva oya amafaranga aya magufi neta asubirayo imitsi yavo gusa nawe nkaza ndoto kasa n'abantu ariko wega amafaranga uri ifaranga rikoze haroroha maze niyo nemwe ku chance nahembwe barumva nabyumva bagoye 15 abari menshi
nta muri rigore asoba ariko muri rigore wese ubu ngubu muri abo bagore bose ufite 20 urateganya gushaka abandi kongeraho abandi bangahe nibura wumva ko uzagarukiza nko bangahe ya gusa muri ino minsi ubu turi gupangana deal y'amafaranga ubundi mushya n'undi muri 21 n'undi ujya kurongora yego reka mbyite gutyo kuko urumva amafaranga iyo ufite amafaranga musa afite amafaranga ararongora igihe arongoye kandi amafaranga afitwe n'umukobwa ubwo aba yarongowe sibese ikinyarwanda cyumvikana birumvikana ibyo ngibyo yego ubwo rero ikindi kuvuga ni iki ariko noneho wowe diyo yambwiye niramuka ikunze igacamo none yuzata ndihagarika vuga ati ubwate ngiye uragayasiga no kunzu nsigare kunzu ntacyo uzemerera ube ingwate y'urwo n'ubundi igihugu muramugo n'abana zemera yibuna mu rugo njye nsigana umwana yagiye mu kazi ndeze pampa akora nk'umuntu w'umusirimu ntabwo atuma nkuna nkoresha neza hari n'igihe uba ufite ashatse umukozi se umukozi uzaburi waburi waba umukozi uri prive njye nandi umugabo nubwo bitakabaye ngo yaranzanye kunzanaho birumvikana kubera icyambere nawe ukuzaniye akuguriye ipantaro akuguriye inkweto akuguriye isabune akuguriye amavuta arakogosheje ntabwo ukabije nanone none se wakoreye reka bizahinduka neza niko bizahama urabyizeye se ntabwo byahama gutyo urabyizeye ndabyizeye rwose kuko ubundi cya mbere mubanza mukagira ibyo mwumvikanye ndetse gute icyambere nta mafaranga wowe ugira urabizi amafaranga yo ntayo ndabizi ntayo ufite uri umuntu w'imbwa ariko nyine uratse umugore uruganiriye nawe si ukuvuga ngo ndi umuntu w'imbwa uratse umugore niwe ukurongoye nta n'igihumbi ufite arakogoshejeje akuguriye urwembe akuguriye bogesa akuguriye isabune akuguriye ariko n'ibyo abikora nk'inshingano nk'umuntu nk'uko nawe nyafite inshingano z'umugore no guhaza nk'uko nawe nyafite uri kumva nawe nyafite ntabwo yatuma ntaza n'umukozi ngo ni uko muha buri muri kuva ABCD yego ese ukumva ko ibyo bintu bishimishije kuba utunzwe n'umugore ntabwo bishimishije ariko nyine iyo byawe urabyakira ese ntacyo kuba byakira sibyo reka nawe umva ujye wenda ko uri umugabo ariko ibyo birabaye byakira gusa wenda wowe wumva wabihindura iki kugira ngo nawe ugire icyo ukora yakurinda urumva kandi ntabwo nshaka gusangira gushaka imirimo ibintu utashaka turimo 25 uzashaka kuri 50 mu ijana ariko hari n'akazi k'abasaza bajya batanga k'irondo ry'umwuga ntabwo urabona no basaza kuri akazi k'irondo ry'umwuga ntabwo akora rero nk'ako ngako mwemewe ndara hanze umunsi baguhengekarira muri borodire narisomye riba hari ugasoma mugiteguye ariko buriya niba mugufashe n'ibice ntubanze ngo bitirike kwaje gutirika ni gute gutirika kuba gufata amafaranga nko kuri banki ugaca ahantu handitse bikonje ugafata akantu ngo ryaba rimwe byibura irimo cyeza nuko iyo ribaye rimwe tubagura igisha umugabo kareka mfate rindi kabaye bime kongera irya kabiri kandi utashinze abana yiguze ukabugiye muri iyo njyana ukabana utaha n'ahandi ariko nyine ntabwo ariko bizagenda bigomba guhe kuko ibintu bimaze kuba agaterera nzamba urumva ufite abagore 20 kandi uteganya ko 21 ubwo birumvikana ko n'inzira ndende gusa ntabwo n'umwe uragukubitawe n'urushyi ntabwo byabura harimo n'uwageze kunkubita yageze bite yageze ko turi umugore uwo twabanaga kivugeza we yarankubise kivugize Nyamirambo yarankubise rwose mwapfuye iki byageze bite ndashye n'abasinze n'injoro ariko we ari igisore yansumbaga afite n'imbaraga we nuko we atanamwaga rero arishinze aho ngaho ntayivane n'ivamvaje urushya runshyiramo bita ngonga inzu tubona n'inzu umwuka ugahera arashyize igishenga cyane nk'iminsi n'itanu mu bagore ufite nta bagore bawe murahurira ahantu wenda ari nka 3 cyangwa 4 cyangwa bari hejuru y'uwo mubare ngo batungane nawe cyangwa wawe akadurubayo byambaye bagiye gusomana agacupa barahura natwaye yomwe barahurira noneho basanga wa wundi w'igisore bose nyine bansuhuza ati abangaba ni abahe ati ni ati n'umugore wanjye twabanaga mbere ko tubana umwungure yankubise urushyi
Cyo amahirwe nari namaze kwishyura. wakozwe n'umugore Umugore yankubise. Ahubwo amahirwe nari namaze kwishyura. Nagiye ngujye kwihagarika. Mumerereza basigara barwanira ngo sinzi uko byarangiye. Yaje asanga mu rugo nawe tayari ngo divorce birabaye. birabaye mutaro nawe Bagati ntabwo nzi kufite abagore nk'ijana. Iyo bimenya ntabwo narakugiyeho. Aba nyine ni inzira ndende. Kugira ngo bikaranga. Solo ufite depression mu mutwe wawe Depression ntabwo yabura. Na stress na za pressure urumva anyigiye bose amamagara. Tuvuje amamagaye ku wa mbere. Papa w'umwana nti nyoreza amafaranga ya mituweli z'abana. Uwo ni uwa mbere. Ati kandi ni babiri. Ubwo nangaye. Bitandatu. Ejo agahamagara undi. umwana Undi ufite umwe. akeneye ibi n'ibi n'amakaye yashize. amana biga Ubundi itajya ry'ishuri bita nkaho telefone. ugahunga Itajya ry'ishuri mpita nibigira inzerezi nkabura burundu. Ntawe ushaka no kumbona. ntabwo naho wari amahoro None sumbwiza ukuri. Watanga mituweli n'ibihumbi 100. Ntakazi ugira. ukora ikiyede Ukora ubuyede wakisha mituweli y'ibihumbi 100. Ubwo banki nabo nta kintu wawe wenda wowe baba bambajije. babirwana bafasha abana twebwe tuzimenya Twego tureke. none se kankubaza ko leta igira ibibazo leta yafasha umuntu umeze nkawe witeje ibibazo nk'ibyo yikuruye wasaba Leta gifasha umuntu ufite nk'uburwayi bwo mu mutwe nk'ubumuga. Ibyo umuntu yikwegeye nawe urabufite ntabwo bwabura n'ipantaro. Ubwo mwipantaro. tugana ku musozo igihe kaza kuza k'amatsiko ujya ubasha gutera akabariro neza Aho rero. Aho ni banga cyekara nkwaye nyandiko zo birumva. yabwira yabwana nyine barabagaho Abagore bose. Abantu nubwo dushwane ikintu wenda cy'ubushobozi. arabishoboye Shikambwa ati sha ninjye washatse. Ewe rwose. Agandi akazi. Kanoza kandi neza. Uretse buriya banakwiye. iyo mirimo urayishobora Imirimo ndashaka ndagerageza. Samantha goes I need you. Imirimo ndagerageza rwose. Imirimo ndayigerageza. ubu urimo kunyereka bazenguka bose Iyo ntago ari bose cyane. Oya. Nyine bayibyicira. Uyu munsi, w'ejo bundi, nyuma y'icyumweru se 2 3. ikabaye nk'agafundo Avunye. Uragira ureditinga. Uri refreshing aburi. ari refresh Urara ukuntu iyo isuku yingishije gasaza. Imaze iminsi ukayibika. Ayinagura. Ubwenge. Bayinagura. Ikaba nshya. Tupi. harya nkoko we Karame. rero katugari ku musozo tuzongera tureke kugusura ikindi gihe turebe aho bimukiye waduhemuza telefone tubagwa wagiye telefone buriya Telefone. ntayo Ndafite ariko ikunda kujya rimwe na rimwe. Kubera urumva abagore bagana gutyo baba barantisha umutwe amamangara. Nyikuraho re. meze nk'akazi Ni nk'akazi. Nyikuraho rimwe na rimwe nyishyiraho n'ikintu meze nk'iya polisi ariko wowe uzi ko miyawe ngewe wawongeye kunshaka njya nakwiyamagara. agapapuro hajya n'agapapuro kajya gafite kariho nimero karera ubundi kariho nimero z'abantu Ndagafite. nkareka aza ko uri seye Singakazi. Singaka. Nduko ikaba bazibone. Hano none yemba nani kutunimero twaba. rero inyuma ziriho Kizi rwose. Kuko gutunga telefone ahingiye nk'umugore aza tugakubitana. Wenda maze nk'imisi namuhahira. Agahita yintwara. Niyo mpamvu bafite agapapuro ngenda nandika. Nta telefone muri iyo minsi mfite. Mbayeho nabi muri make. Kugira bavuye atsigakubise ana telefone. Nise wasabye inkunga wa diaspora bakuzana Wa diaspora se? we nguhaye umwanya Niba ari umudiaspora urebe iyi video. Wa mudiaspora we. Menya ko arungana n'abantu bashonje. Nubu ukomeza uko nguko ndo kwiga ndungana. Intusi ni agadupapuro. Reba amaboko. Ndo simitse mise. Wa diaspora murebe iyi video. Niba mufite gahunda. Ndo basi mundebera ka iPhone. Hapana na iPhone irahenze. Basi sa Infinix irabanani. Mwishake niyo muzavugana n'iki kiganiro nimwe mubishaka ufashe pe nawe muri turaremerewe nako nyine navuga ngo wihangane tuko nagana kuvuga ngo ukomeza ko ni ibintu biraza guhinduka bizahinduka kuko ntabwo byaguma gutya ntaho nabandi kuba abandi babyara umwana ngo babyara abana 80 ahubwo iyi ntuzi
iyi kampani yawe mukorana izi buy shop aje korera he mu mujyi ndi kwa Makuza ndi kwa Makuza ndibona njya nyibona njya mbanyura nkabona ibyapa byaho no kuri sita barimo inkweto ibikapu tugashaka kwigura ipantaro ipantaro cyaka namundemeye hari imyenda do boss hari inkweto boss wa easy buy shop nawe dore nkusovye ipantaro de inkweto nambaye namanure kamera naze shiraho neza kadurebe inkweto ndiho easy buy shop abantu b'abagabo turabemera tunabakunda cyane mutanga imyenda myiza cyane kandi imyenda myiza hari inkweto nziza biva ku ruganda mu Bushinwa no mu Butaliyani n'inkweto hari amashakoshi y'abagore n'ay'abagabo nose boss mumaje kuvuga urumva boss nawe waje kuvuga bavuga ati nasuye nkoko sangara kinyambaye silipa nayibonye cameraman yabyerekanye ko kandi iri duka turaryamira muri iki gihugu cy'u Rwanda iri duka ni rya mbere ubundi azanye n'agapanta tase n'udukweto ndemba meze nabi boss sibyo boss wa easy buy shop niwe ndi kubwira yabyumvise nawe ni umuntu ushyira mu gaciro ubwo rero uvuze ngo niba ugiye usubira kuri nawe ngiye abantu baza baduhaye kuri easy buy shop Kigali ni kuri City Tower hasi ku muryango nimero ya 2 hari icyapa kinini cyane hari ukinjira muri City Tower hasi no kwa Makuza muri etage ya 3 hari utwapa turi hariya mu mujyi hose no muri free zone turi nimero wahamagara ushaka kuyoboza ukaza kugura imyenda inkweto amasakoshi amavuta amasabune amapuderi byose babiri mu makuvurori meza byose babirimo cyane nkoko karame cyane ihangane mwana yo n'urwa bose ariko oya bizagenda bikunda gake nawe gute birangira sasa sabara koze cyane